Yes, reka tubasuhuze mwese inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, mudukurikiye muciye kuri y3.akadomo.org, abandi kandi mudukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Mwiriwe neza aho mukiri ku manywa, umugoroba mwiza aho wenda ugorobye. Nitwa Simeon Muhumuza, ndagarutse kugira ngo twongere tuganire. Mu kiganiro cy'uyu munsi wa none dufite amahirwe yo kugira umukobwa nawe ni umunyarwandakazi uri muri diaspora nyarwanda, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Providence Umugwaneza, akaba ari umunyarwandakazi uherutse gushyirwa muri komite yo muri Leta ya Texas muri Amerika ishinzwe kurwanya jenoside binyuze mu kwigisha amateka yayo kugira ngo irusheho kumenyekana mu bakiri bato. Niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro, atubwire ku rugendo rwe kuva avuye mu Rwanda, ku mateka ye, kandi tuze no kuza kwibanda kuri izi nshingano aherutse guhabwa nshyashya. Niba mutwumva neza, Madame Providence, tubahaye ikaze mu kiganiro hano kuri One Nation Radio. Murakoze cyane. Yego. Ngira ngo nagerageje wenda kubwira abantu uwo tugiye kuganira, ariko noneho mwebwe mushobora kwibwira abadukurikiye byisumbuyeho, ubundi Providence Umugwaneza ni muntu ki? Murakoze, nitwa nyine Providence Umugwaneza nk'uko wabivuze. Mfite abana batatu, umukobwa ni umukuru niwe mfura, hanyuma akurikirwa n'abahungu babiri. Mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko mwabivuze habibonye. Yego, mu ncamake rero mwatubwira urugendo rwanyu rw'uko wisanze muri Amerika kuva uvuye i Kigali mu Rwanda. Muri Amerika nahagiye nsanze umugabo, nimukira nyine muri Amerika d'une façon permanente. Urambabarira rimwe na rimwe ndaza kuvangamo izindi ndimi nubwo atari yo gahunda nari mfite. Twabanje kuba muri Leta ya Utah mu 2013, noneho tuhamara umwaka mu 2014 twimukira muri Texas. Kuva mu 2014 kugera uyu munsi dutuye muri Texas twese, abana n'umugabo. Hanyuma kugira ngo turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, nawe uri umwe mu barokotse iyi jenoside, gusa waburiyemo umuryango wawe urimo abavandimwe bawe bagera kuri 5 ndetse n'ababyeyi bawe. Umuntu yakwibaza, Madame Providence, wabashije ute kwihanganira iki gikomere, kwiyubaka ugakomeza urugendo rwo kubaho, ko tuzi ko ari ibintu biba bitoroshye na gato? Murakoze. Jenoside yadushenguye, yatubabaje turi benshi. Twe twari n'abana, njye nari mfite imyaka 11, sinari umwana cyane nk'abari bafite amezi n'imyaka 2, ariko hari igihe umuntu aba ari umwana akeneye ababyeyi, akeneye n'abavandimwe, akeneye kuba umwana. Yatubabaje ku rugero rurenze, ariko sinavuga wenda ngo ni hari ikindi kintu gikomeye naba narakoze kugira ngo ngire urugendo rwo gukira nk'uko wabimbajije. Ariko icyo nzi natekereje cyane maze guca akenge, twaramaze kurokoka nyuma gato, nyine ni uko numvaga ko niba ndi umwana wasigaye ngomba guhesha ishema ababyeyi banjye aho bari, bakambona bakavuga bati uyu ni umwana wacu, twakifuje kuba ari ku rwego twamwifuzaho, ni umwana uduteye ishema. Rero icyo kintu cyakomeje kumbamo cyane, cyambayemo, nkabura numva buri gihe ntari muri comfort zone, numva buri gihe I just want to be the best of myself. I just want to pull myself and get better of my version. Ubwo rero nibwo navuze nti uko bimeze kose zakomeza heshe ishema ababyeyi banjye, kandi abatwiciye bifuza ko dupfa tuhagaze, ko twangara, ariko il faut que tuba prove wrong, bakabona yuko nubwo baduhemukiye ariko twararokotse
kandi tuzusigira icy'abacu. Muri make navuga ko iyo yambereye motive byarampushinze kuba the best version of myself. Murakoze, ndumva aricyo kintu nagusubizaho. Yego, iyo turi mu bihe nk'ibi nk'iyihe shusho ikunze kukugarukamo? Ni ibihe biba bitoroshye, ariko iyihe shusho ikugarukamo cyane iyo turi mu bihe nk'ibi ngibi? Iyo turi mu bihe nk'ibi, ishusho inangarukamo buri munsi, sina nayo shusho gusa. Ndi umwana papa yarankundaga cyane, twarasaga akankunda kuko nari nzi ubwenge. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ngiye gushuga kotinga ikintu na kimwe, cyangwa ngiye wenda kuba hari ibintu bindi nakabya, ariko ndi umwana papa yarankundaga cyane ku buryo sinajya ntekereza ubuzima nabaho adahari. Ishusho ingaruka cyane ni uko ndamubona, hanyuma nkifuza ko yambona uyu munsi, akamenya umwana nari mubereye ishema, nkifuza ko yambona. Iyo foto turi kumwe buri gihe niyo imbamo, nkumva nifuje ko habaho moment wenda yansura akambona. Nibaza rero ko iyo foto itajya imva mu mutwe. Yego, ntabwo dushobora wenda kubera kubona umwanya uhagije ngo ubuhamya bwawe bw'uko warokotse tubunyuremo bwose, ariko wenda mu ncamake kugira ngo n'abadukurikiye bumve, kuko badukurikiye muri kino kiganiro Providence turi kuganira mukurikiye muri kano kanya, yabuze umuryango we urimo abavandimwe bagera kuri 5 ndetse n'ababyeyi be. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ushobora wenda kuduciramo mu ncamake uburyo wabashije kurokoka. Okay, njye nabashije kurokoka kuko nari nagiye gusura mama wacu, yarimo mama, nari nagiye kumufasha. Twe turi mu vacances ya Pasika, yasigaye yaragumye mu rugo. Nari naragiye kumusura kwa kundi umwana ajya gusura muri famiye. Hanyuma muri make jenoside ije irabahitinga bose. Njye nanjye ubwo sinabashije kongera kubonana nabo, barahunze, nanjye mpungira mu ruhande narindi. Jenoside yabaye nitegura gusubira mu rugo ngo ntashye. Wa munsi warangije gusura famiye cyangwa inshuti, vuga ngo ngiye gutaha. Noneho uwo munsi nibwo indege Habyarimana yarashwe, hanyuma sinabasha kuba nasubira mu nzira yerekeza iwacu. Nuko nishira muri icyo gice, mbasha kurokokerayo. Hanyuma famiye yanjye yindi yose irangirizwa muri ako gace bari barimo. Yego, kwihangana ntabwo byoroshye. Nyuma rero ya jenoside yakorewe abatutsi irabaye, nyuma hari umuryango mwaje gushinga witwa Kabeho Neza Initiative. Mwatubwira ko n'amavuko y'uyu muryango? N'amavuko rero y'uyu muryango ni umuryango ushinzwe gukorera ubuvugizi abacitse ku icumu b'abagore n'abakobwa bafashe jenoside, kandi bamwe bakanduzwa sida. Ikintu rero cyatumye nshinga uno muryango byari kugira ngo tubakorere ubuvugizi, tubasange kuko mu muco wa Kinyarwanda umuntu ukomerewe, ugowe, abantu baramusanga bakamuhumuriza, bakamuba hafi. Abafashwe ku ngufu rero, kubera yuko n'umuco wacu utatwemerera kuba wenda umuntu ibyo bintu yagira umutima ubivuga nyine ngo yumve yabohokeye kubivuga, bari bakeneye yuko nkatwe tubafasha, tukabereka ko ibimaze mu ikosa ryabo, kandi tugakura stigma, ikimwaro kiri around kuba raped no kuba urwaye sida. Sida ni indwara idakira, kubana nayo warayitewe n'abagukoreye iyicarubozo kugira ngo bababaze abagore n'abakobwa muri jenoside. Ni ikintu cyankoze ku mutima cyane. Hanyuma numva yuko ngomba gushinga umuryango, kuko nshinze umuryango niho nabonaga ko bizoroha kubavugira no kubaganiriza no gukomeza gukorana nabo hafi na hafi. Yego, hanyuma rero ubu ngubu muri uyu muryango mugeze hehe? Muri make mumaze gutera intambwe ki wenda washingiwe kugeza amagingo aya ngaya? Umuryango
nawushinze buriya mbere gatoya yuko pandemic hitinga covid-19 none nari niteguye nshaka gusohoka hanze ngo ngiye mu bikorwa byose bijyanye n'umuryango nibwo twese twagumye mu rugo twari turi bituma nkora gake nkajya nkorera ku matelefoni nkorera mu mayimeri nkorera kuri nyine ku miyoboro y'ikoranabuhanga kubera ko nta wari wemewe gusohoka ariko kugeza ubu ubwo abantu bikingije ubwo abantu barimo ubona ko bimwe biragenda bigabanuka izira social distancing na biriya bintu byo kurwanya spreading covid-19 bigenda byerekana ko abantu bazasohoka bigenda neza nzakomeza nanjye gukorera umuryango ariko hagati aho nagerageje kujya mbavugisha kuri telefone kubandikira kubashakira ubufasha nkajya mu inshuti zanjye hafi na hafi tukabaha ubuhamya bwabo noneho tukabashakira imfashanyo baba bafite ibibazo bakahangana n'ibyo bibazo baba bafite ariko nagerageje bamwe ubu ufite umwe niwe nafokasinzeho niwe nkorera ubuvugizi kugira ngo ibibazo yatweretse tumufashe kubitambuka atangire n'umushinga ushobora gutuma yibeshaho mu buzima bwa buri munsi atadepanda ku muntu. Yego uwo nguwo ari mu Rwanda uwo muri gufasha? Yego ari mu Rwanda. Yego hanyuma guverineri wa Texas muri Amerika Greg Abbott wowe ndetse na mugenzi wawe witwa Lucy ukomoka muri Israel aherutse kubashyira muri komite yo muri leta ya Texas muri Amerika ishinzwe kurwanya jenoside binyuze mu kwigisha amateka yayo kugira ngo irusheho kumenyekana mu bakiri batoya. Wakiriye utuntu wahawe Madame Providence? Inshingano nawe urabyumva zarashimishije cyane ariko nabisobanura mu ijambo rimwe byanteye ishema byambereye icyubahiro atari ngiye gusa ariko no ku gihugu cyanjye n'abanyarwanda kuko kubona Governor Greg Abbott asinya itangaza akanshyiraho numvise ari ikintu kinini cyane kuri koze turwanira kubona avuga ngo umunyarwandakazi aze muri komisiyo akoreshe ubumenyi afite amateka ye twigisha abana bacu abanyamerika numvise ari icyubahiro kandi numva nshimiye n'Imana kuko Imana niyo mbona yuko nayo yabigize mu ruhare kwabonaga ko amateka yacu agomba nayo kumenyekana ahantu hose bityo tugakomeza kuyakoresha ngo tugire isi nziza tugire aho dutuye habe heza. Ni ukuvuga ko ari wowe munyarwanda wa mbere wenyine uri muri iyi komite bashyizeho? Yego ni njyewe munyarwanda wa mbere ugiyemo ari uri muri iyo commission. Yego hanyuma rero iyo urebye wowe usanga akahe kamaro ubundi ko kwigisha amateka ya jenoside ku bakiri batoya? Kwigisha rero amateka ya jenoside ku bakiri batoya ni ingenzi mu byo dukora byose ni ingenzi kuko baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Maze uwo mugani yari abizi ko igiti kigororwa kikiri gito. No muri Bibiliya haranditse ngo utoze umwana inzira azanyuramo niyo yasaza ntazazivamo. Urumva byombi birungikiranya bikerekana ko uburere buhabwa umutoya kuko arabikurana. Guhera rero ku mwana muto ukamwigisha amateka uba urimo uragorora amateka urimo uragorora uburere uba urimo urashyira uburere mu nzira nziza bizatuma umwana akura amenya koroherana umwana akura amenya ko mugenzi we ari nkawe kandi uyu mwana azi ko ikintu ari cyiza anakibwira abandi yigisha abandi spreading love and spreading ibintu byiza around. Rimwe na rimwe abana bana spreading ibintu byiza mu babyeyi muri entourage kwa grand-mère mu babyeyi. Noneho iyo urimo urigisha umwana uba uri kwigisha future kuko ibyo bintu ni ibintu bizahora nk'igiti kirimo kirazamuka
biba bizahoraho kandi ubona ko koroherana gukundana kuba abana beza ibyo byose abana babifite n'ubukire niyo mpamvu rero mbona ko kwigisha abana batoya ni ingenzi kuko abana nibo ugomba guheraho kugira ngo educating society and community. Yego, iyo urebye rero usanga hakiri bamwe mu bantu barimo n'abanyarwanda usanga kugeza amagingo aya ngaya bahakana ndetse bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 27 yose. Wowe ubona biterwa n'iyi Providence? Abantu rero bahakana bakanapfobya ntabwo numva ikintu gituma batanaterwa ikimwaro n'ipfunwe n'abantu bishwe bagaraguwe n'abana bababajwe, abana bato, abasaza bari barwaye, hari batanabona isomo kuri ibi bintu byabaye ngo niba abona ko yahemutse asaba imbabazi. Ikintu rero mbona gituma abo bantu bahakana cyangwa bagapfobya byaterwa n'ikimwaro kuko ibyo bakoze bidakorwa, kuko ibyo bakoze biri indengakamere, byaterwa n'urwango rwo gushaka gusubiramo ibyo bakoze niba batemera ko ibyo bintu bakoze ari indengakamere bigoye kumva kugeza umunsi wa none hashize imyaka 27. Hanyuma gupfobya bishobora no guterwa n'abantu baba bashaka icyubahiro kugira ngo nyine bigaragare nk'aho iyo jenoside itabaye ahubwo attention ibagarukire. Nibaza yuko ari cyo kintu navuga kibatera ibyo bintu, ariko cyane cyane numva ari urwango kandi bijyana ko jenoside yasubira kuba kubera yuko iyo utemera ikosa ryabaye akenshi you're most likely to repeat the same thing. Yego, mu nshingano uherutse guhabwa harimo no kwigisha amateka kugira ngo urusheho kumenyekana ku bakiri batoya. Muri abo banyarwanda usanga bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi usanga harimo n'urubyiruko. Ibi ngibi bifite ingaruka ki ku hazaza h'u Rwanda by'umwihariko nk'igihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi biramutse bikomeje ntabeho kubikomeza? Bifite ingaruka mbi cyane ku gihugu cy'u Rwanda, bidufiteho ingaruka twese kuko niba urubyiruko ruhakana jenoside, urubyiruko rufite arme zo kugira ngo rukurure urundi rubyiruko, bakoresha tekinoloji, bakoresha ibintu byose, bazi ukuntu bajya kwigisha kandi n'ibyo binyoma bazi aho bajya kubikwirakwiza. Rero ingaruka bifite ni uko kujya gukwirakwiza ihakana rya jenoside bikurura abantu benshi barimo n'urwa rubyiruko biza kugaruka muri rwa rubyiruko rwakagombye kwigisha ibintu byiza, rurimo rurahabwa ibintu bibi, ni nk'aho waba ari kubaha uburozi. Rero ingaruka bifite ni uko byica mu mutwe w'urwo rubyiruko barimo barakurura n'abandi bantu babumva, kandi urubyiruko rufite capacity yo gukurura audience ababatega amatwi. Ni ukubikumira rero byatera ingaruka cyane mu gihe urubyiruko rukomeje gukwirakwiza ibyo bintu byo guhakana jenoside. Ni ukubikumira kuko byatugiraho ingaruka mbi cyane, kandi urwo rubyiruko ruba rushobora no kubwira abantu barenze n'abanyagihugu aribo b'Abanyarwanda cyangwa bo mu karere, nabo bakaba bamenya ko ntibamenye ukuri nyako, ahubwo bakagira ibinyoma, amakuru y'ibinyoma ku bijyanye n'ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Yego, usibye kubikumira ubona hari ikindi cyakorwa kugira ngo wenda niba binashoboka bihagarare? Ikintu twakora biratureba twese, ni ukubahamagarana tuhaguruka twese. Ikintu cyiza ubu gihari numva nishimiye ni uko mu gihe gishize abantu bagiye bandika amateka, abantu bagiye bakora amamuvi wenda yo si menshi, hariho amakuru yerekana neza jenoside yakorewe abatutsi
ibyabaye, ukuri ku byabaye. Rero usibye n'ibitabo na documentaire n'ibindi byose n'inkuru, hariho na media, hariho ibinyamakuru bikomeye za CNN, za Fox News. Ibyo nabyo ni uko twese nk'abasigaye n'abandi bose bashaka kubaka igihugu duhaguruka tugakoresha ibinyamakuru n'ibyo bintu byose bisakaza amakuru ku bayakeneye, kugira ngo ukuri kw'ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi kujya ahagaragara, kandi cyane cyane abakorewe jenoside, abarokotse bagafata iya mbere, tukamagana ibyo bintu. Uko byagenda kose birasaba yuko duhaguruka tugahangana nabo. Ni uguhangana nabo, mbona yuko aricyo kintu gishoboka, kuko tudahanganye nabo bakomeza. Yego, imyaka 27 yashize jenoside yakorewe abatutsi baye, iyo urebye wowe usanga kugeza ubu imenyekana ryayo ku rwego rw'isi n'abayituye bigeze hehe? Jenoside nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe abatutsi njye mbona igende imenyekana. Ikintu cyiza nanone kirimo kinashimishije kijyanye n'icyo kibazo nuko niba nk'ubu wenda Greg Abbott asinya itangaza akajya muri commission, of course ibinyamakuru biranshaka, nk'ubushize nari muvugira kuri Fox News, ubwo nanjye kiramo uruhare rwanjye nyine nkajya nk'uko kuri interview n'umunyamakuru nkamusobanurira ibyabaye, kandi ibyo binyamakuru birebwa n'abantu benshi. Iyo rero nkafata uruhare rwanjye nkasobanura ibyabaye, mbwira umunyamakuru kuri radiyo ikomeye nka wenda Fox News, hariho abagenzi banjye bari kuri CNN bavugiye kuri CNN, mbona ko nyuma y'imyaka 27 wenda ntituri ku rugero twashakaga, ariko birimo biragenda and it's promising, kuko tuba dufite capacity yo kubwira umunyamakuru tuti hindura ibi bintu wabivuze nabi siko bimeze, kuko afite amakuru atariyo, kuko duhari. Hindura ibi bintu wanditse imibare si, hindura iri zina wavuze ngo Rwanda genocide, kuko atari Rwanda genocide, ni genocide akeze tutsi 1994. Ibyo rero nibaza yuko ndumva giye turi mu nzira nziza iratuganisha ahantu heza, kuko twese buri wese arakora uruhare rwe, tugakorera hamwe tukamera nka teamwork. Rero ndumva turi mu nzira nziza, kandi tuzakomeza turagenda tugirirwa icyizere, tuzakomeza gukoresha icyizere dufite, dukomeze dukoreshe ukuri kwacu tugakomeze. Yego, hanyuma rero iyo urebye ubona ari intambwe wenda igikwiriye guterwa, niba hari ubona wenda ikwiriye, ni ukuvuga ngo niba wenda hari aho tutagera kugira ngo abantu barusheho kuyimenya, ni iyihe ntambwe wenda ubona igikwiriye kugira ngo abantu barusheho wenda kuyimenya? Intambwe rero ikenewe ubu ngubu ni uko abantu bakomeza kwandika amateka, no gukomeza kuyandika, kuko hari n'igihe uri kumwe n'umuntu mukaganira ikintu akakubaza ati se atari nakibona, ubwo bisaba ko tumugurira igitabo tukamwohereza kugira ngo amenye ibyabaye. Hari igihe uganira n'umuntu ukavuga uti nibyo ibyo bintu byarabaye, ati kubera iki? Kubera yuko abifite mu mutwe. Rero abantu bagiye bafite ibintu byinshi, byaba byiza abantu bagize wenda umwete bagatangira kwandika icyo kintu azi, akakivuga akagishyira aha, kuko umuntu iyo afite amateka nkayo ni biblioteke, iyo yanditse biba bizakoreshwa muri further generation, kubyandika, kuzinga amateka dunyujije mu bishoboka byose ngo agere ahantu henshi. Ndumva ariyo ntambwe, ndumva aricyo kintu gikeneye gukora. Madame Providence, izi nshingano uherutse guhabwa usanga ari hehe igihugu cyawe n'abagikomokaho bazungukirwa nazo, nubwo wenda atangiye kuzikoraho cyangwa se uri kuzikora uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Igihugu cyanjye n'abagituye bazungukirwa nuko ndi element iri réel, nzavuga ibintu uko bimeze, nta kintu nzavuga kirimo ibinyoma, nzavuga uko byagenze mu gihe bazabinkeneraho, kandi nibaza ko ari nacyo cyatumye bamfata, kuko bashakaga umuntu nyine warokotse. Ubwo rero
kuba navuga ibintu uko byabaye nta kindi kintu nongeyemo nta kintu nkuyemo niyo nyungu igihugu gifite kuko n'igihugu gishaka ko uko amateka yagenze tuyavuga uko yagenze noneho abavuga nabo ibitarabaye n'abashaka wenda kwavansa izindi agenda tukabahagarika kubera yuko twebwe turimo turavuga ibyabaye igihugu inyungu bafitemo nuko nzabavuga ibyabaye mu gihe hari n'abandi bashaka kuvuga ibitarabaye noneho bisa nkaho ubuvuga ibyabaye asuni kuvuga ibitarabaye ikinyuma kikaburizwa nicyo nabasha kubivuga yego mbere yo ku musozo ni umuntu nawe wari jenoside yakorewe abatutsi yabaye ureba muri komite ishinzwe kurwanya jenoside no kwigisha amateka yayo kugira ngo inarusheho kumenyekana mu bakiri hari mu bantu usanga umunsi wa none bahakaniye jenoside bakanayipfa ariko noneho bakavuga ko ngo u Rwanda rugurisha jenoside kugira ngo ujye ubibona nawe ku mbuga nkoranyambaga aba bantu ni ikibazo n'umuntu uri noneho kandi na jenoside yabaye ureba abo bantu rero ni ukubamagana kuvuga ngo u Rwanda rugurisha jenoside ni agashinyaguro none se wagurisha jenoside ukavanamo iki abantu barashize abantu bishwe nabi ntago wavuga ngo u Rwanda rugurisha jenoside numva biragayitse kumva umuntu muzima ufite mu mutwe hatekereza avuga ko u Rwanda rugurisha jenoside u Rwanda rwarasenyutse ariko nyuma ruriyubaka kuvuga ngo bagurisha jenoside ninde se uyigurisha azayigurisha nani it doesn't make sense kuvuga rero ngo barajya kuri imbuga nkoranyamahanga bakavuga ibyo bintu ntabwo ushobora kumva ukuntu birakomeretsa n'agashinyaguro kuvuga ibyo bintu kuko nta muntu wagurisha jenoside azi igihombo cyateye u Rwanda azi igihombo cyaduteye tubura abantu tubura abavandimwe tubura inshuti ibintu twabuze birakomeye ntitwabigarura ntitwanabigura kuvuga rero ngo u Rwanda rugurisha jenoside abarundi babyita ngo kamaramaza biteye isoni no kubyumva kuba umuntu yavuga icyo kintu nabivuga yego dusoza rero tunabashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kuri radiyo ya Diaspora ubutumwa mushobora gusorezaho ku bari babakurikiye muri kino kiganiro twagiranye murakoze ubutumwa nasorezaho ndumva ni nka recommendations cyambere wenda ariko kwa recommendations icyambere nuko nakomeza barokotse harimo abatewe ubumuga budakira harimo abana babaye imfubyi harimo abadamu babaye abapfakazi n'abagabo harimo ibintu byinshi harimo abasirikare barokokeye ku rugamba badukiza abo nabo barahari rero twese numva mu minsi 100 nabakomeza nukuri nibakomere natwe turakomeye kandi turajya heza nicyo kintu cya mbere navuga icya kabiri ni recommendations nkuko nari nkubwiye recommendations zanjye ndasigenera abantu batatu abambere urubyiruko rw'u Rwanda urubyiruko aho bari hose nibo bantu nagenera inama no gukora nicyo kintu navuga uyu mwanya kuko dukeneye gukora uko byageze kose dukeneye gukora ngo twiteze imbere n'abisha bacu n'abangije u Rwanda bakabona yuko bakoze ubusa urubyiruko ni ugukora bakaba muri comfort zone buri munsi bagaharanira to improve themselves technology irahari ibintu byose biri kuri internet ibintu byose birahari mu nyamakuru ibintu biri ahantu hose bakamenya yuko gukora to improve themselves nicyo kintu nagenera urubyiruko cya mbere icya kabiri abandi bantu nagenera recommendations n'abari n'abategarugori nuko bashobora ibintu byinshi bashobora kugera ku bintu byinshi gutinyuka bakumva yuko ikintu cyose gishyizemo imbaraga ugasitinga kuri dreams ubigeraho niba Imana igushyira ikintu ku mutima kikakubuza amahoro atorotamu nuko ariho umugisha wawe uri gukurikira iyo dream ukayicesinga wending up igezeho nicyo kintu nabwira nanone abari n'abategarugori don't stop
keep going. Icyo kintu nacyo nicyo kintu nababwira. Cya gatatu ni abantu muri rusange baba mu mahanga, nabo ni uguhaguruka, kuko twebwe turi mu mahanga duhura n'abantu benshi bashaka kumenya amateka yabaye. Rero bafite akazi ku giti cyabo ko kuvuga amateka uko yagenze, bakabwira abantu benshi, bagahaguruka twese tugakorana tukamenyesha isi amateka uko yagenze. Hanyuma kandi ushaka kugira icyo abaza akabaza, uwubajijwe nawe agasubiza. Noneho twese tugashyigikirana tukagerageza gukwirakwiza amateka, tukayavuga uko yagenze, akaba ari nabwo tubasha nyine guhangana n'abayapfobya n'abayahakana. Ndumva aricyo kintu nakongeraho. Yego, reka ngushimire cyane rero kuba witabira ubutumire bwacu. Wakoze cyane. Ubwo mbwire n'abadukurikiye ko aha ariho dusoreje kino kiganiro. Ubwo ibiganiro n'ubundi bya One Nation Radio byo birakomeza, mwakomeza kudukurikira. Mwakoze cyane Madame Providence Umugwaneza. Namwe murakoze cyane, mwakoze kuntumira muri iki kiganiro. Yego.